amazina ye nyakuri yitwa Anthony Ebuka Victor. Yamamaye cyane mu njyana ya Afrobeat, R&B ndetse na hip hop. Uyu mu nkuru ye yigeze kubaho umuraperi. Anthony Ebuka Victor uzwi nka Victony yavutse ku itariki 5 z'ukwa mbere mwaka w'ibihumbi 2001. Kuri ubu ku itariki 28 ateganya gutaramira i Kigali mu gitaramo cyitwa Revive Up Experience. Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bwe, amateka ye, ibyo akunda, ibyo yanga n'amasomo ku buzima bwe. Ikaze kuri biography ya Victony. Niba uri umukunzi we, iyi ni iyawe. Victony yavukiye mu mujyi wa Lagos mu gihugu cya Nigeria. Yakuze akunda umuziki kuva akiri muto, kandi mu by'ukuri kuva akiri umwana yatangiye gukora umuziki mu buryo bworoshye bijyanye n'ubushobozi yari afite n'urwego yari ariho. Aho yaje kubona ubushobozi bufatika, kuri ubu akora indirimbo zifite ubutumwa bwubaka. Reka turebere hamwe amateka n'ubuzima bwa Victony. Victony mu buto bwe yakuriye mu muryango ukunda umuziki. Bino byaje kumufasha, biza gutuma akora umuziki nawe akiri muto. Umuziki we nubwo yawutangiye akiri muto, ariko yawutangiriye mu mashuri yisumbuye, aho yatangiye gukurikiranira umuziki we mu njyana zitandukanye harimo nka Afrobeat, R&B ndetse na hip hop ariyo yabanjirijeho ya mbere y'izindi njyana zose. Victony yatangiye gukora indirimbo mu mwaka w'ibihumbi 2018, ariko uko yatangiye siko yahise amenyekana. Yaje kumenyekana mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo yashyiraga hanze indirimbo ye yise Safa. Iyi ndirimbo yatumye ahabwa ibikombe byinshi, bituma ninjira mu mitima y'abakunzi b'umuziki mu njyana ya Afrobeat, R&B n'izindi njyana yari agiye kuzabakoreraho. Ubuzima bwa Victony bwaranzwe n'ibyiza ndetse n'ibibi. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 Victony yagize impanuka ikomeye y'imodoka, aho yari ari kumwe n'inshuti ye Doyin. Byari ibihe bikomeye cyane kuko Victony yaje kuhaburira inshuti ye Doyin. Doyin yaje gupfira muri iyo mpanuka, naho Victony ajyanwa kwa muganga yitabwaho. Byari ibihe bikomeye cyane ku buryo byageze naho Victony ajya mu kagare k'abafite ubumuga. Victony mu kwitabwaho n'abaganga yaje kubagwa. Nyuma yo kubagwa, Victony wari ukomeje kugendera mu kagare yaje gusohora indirimbo yise Play, isengesho mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ashimira Imana kuba yaramurinze iyo mpanuka akayivamo akiri muzima. Nubwo yari asigaye agendera mu kagare, ariko yaririmbye iyi ndirimbo ashimira Imana
ayita Play. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'ibihumbi 2021 nibwo uyu muhanzi yakoze indirimbo yamugize munini mu gihugu cya Nigeria ndetse no ku ruhando rwa Afurika. Aha hari nyuma yo guhura na Mia Kon mu ndirimbo yitwa Holy Father. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 Victon yasohoye alubumu ye nshya ya kabiri yise Outlaw. Yari iriho indirimbo 7. Izo ndirimbo zaramamaye cyane, ziramenyekana, zimugira munini mu ruganda rw'umuziki nyafurika. Izo ndirimbo zari ziri kuri iyo alubumu zamumenyekanishije cyane harimo Soweto yakoranye na Tempo, All Power na Koromento. Aha hari mbere yuko mu kwezi kwa gatandatu mu 2024 Victon asohora alubumu ye yise Stubborn. Iyi nayo yari iriho indirimbo yitiriye alubumu ye, akaba yarayikoranye na Asake n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Victon yakomeje kwaguka kuva mu bwana bwe, kuva akiri umwana kugeza akuze mu muziki. Yakomeje kwaguka mu muziki bituma akomeza gukora ibihangano bikunzwe kandi byubaka. Hari izindi ndirimbo ze zamenyekanye nka Kolo na Nobody ndetse na Dale. Izi ndirimbo zifite umudiho, zifite beat itandukanye kandi zakunzwe na benshi, yaba muri Afurika, muri Nigeria, mu Rwanda, Afurika yose ndetse no hanze babashije gukurikirana ibihangano bye. Dore ibyo Victon akunda, ariko hari n'ibyo yanga. Victon mu buzima busanzwe ni umuntu ukunda umuziki cyane kandi akora ibishoboka byose ngo akomeze kwagura impano ye. Iki nicyo kintu cya mbere mu buzima bwe yavuze ko akunda. Victon ikintu cya kabiri akunda mu buzima bwe bwose, Victon akunda imyidagaduro. Akunda kwidagadura ari kumwe n'inshuti ze, akunda kujya mu birori. Victon akunda gukora ibintu bifite intego. Victon n'uyu akunda gukora indirimbo zifite ubutumwa bwubaka, ziganisha ku buzima bwiza. Hari impamvu akora indirimbo ziganisha ku buzima bwiza, kubera ko Victon yanga ubuzima burimo ibibazo. Victon yanga ivangura rishingiye ku bwoko, ubwenegihugu cyangwa idini. Victon mu mikorere ye yanga ibikorwa bitagira akamaro. Ni umuntu udakunda gukora ibintu bitamuteza imbere ndetse kandi bitamugeza ku ntego ze cyangwa byangiza umuryango nyafurika. Ibyo byose arabyanga. Icyo yanga mu muziki, Victon yanga gukora umuziki udafite icyerekezo. Yangira gukora umuziki abifuza gukorana nawe, umuziki udafite ubutumwa cyangwa udashimishije abafana be. Iri ni ihame rye, ni nk'itegeko. Victon afite byinshi yanga, afite byinshi akunda. Ikirenzeho nuko Victon ni umuhanzi ufite impano idasanzwe. Akomeje gukora cyane kugira ngo abe umwe mu bahanzi b'icyitegererezo muri Afurika ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Kuri ubu akomeje kwandika no gushyira hanze indirimbo nshya. Yishimira ubufatanye n'abandi.
yaba abahanzi bakizamuka ndetse n'abahanzi bakomeye muri Afurika. Iyo niyo nkuru ya Anthony Ebuka Victor wamamaye ku ruhando nyafurika, hafi ku ruhando mpuzamahanga mu njyana ya Afrobeat, R&B ndetse na Hip Hop. Victon, respect. Ndi Intore mu mfura Silent Fire at your mind a billion African Black Dreamer Boy Yambi Joy Speaker Boy alone to make a road of Tokalas Jimmy Spamafita antagonist Yambi Santi Angel, don't sleep when you got him. Hug life for Zaya Malone.